Nyamabondo mwakomeje kumwikoma none mwatagiye kumusaba imbabazi ni ingaruka z'ibyaha ziri kubageraho z'umuvumo yabavumye ni ingaruka z'ibyaha mwakoze uwa mbere misho yasabye imbabazi we kude gusaba imbabazi Nyamabondo zikisabwa karuzazisa zuko wamuvuze nabi ukamugenza agashaka kumumenera umuceri ugashaka kumubuza mama na trending uri warakoze igikorwa cy'ubugamba reka nkubwire amakuru umva noheri utaragenda noheri yariye amafaranga uwo bitanana yamusabye inkunga urumva oya ntago ari wewe Nyamabondo yes korotse nana ico gihe inshuti yanjye ngenana ndabizi neza none se nana ko kiri gukoresha niba aramwese nakibazo buretse ndaje nkubwira impamvu ndaje nkubwira impamvu akimukoresha ico gihe ajya gukora ubukwe urabyibuka sinzaho yatorweza amayibobo azijyana ubu ntago nagomba kumuvuga uriya mukoboyi simba shaka kumuvuga ngewe none uriya mukoboyi kumva yagize gutya yaka amafaranga uriya mubosi kumva yagize gutya yaka amafaranga uriya mubosi umuntu agusanze muri ibintu aguze inzu umuntu agusanze muri ibintu arabyaye umuntu agusanze muri ibi bintu agize cano iremereye nguri kumuzamu aramwemera sukumwemera Nyamabondo rero Nyamabondo ari inshuti cyane ntago ibyabo wabyivanga uyu mudamu muvuze ko afite umuntu afite urupanga kabaje muri social media ejo ntago uri imodoka kandi adusaze muri ibi bintu tuzamenya kubundi reka hari umudayimoni twa tura wasi n'umudayimoni twa Sundiyata Sundiyata niwe mu birero Umusundiyata ni biki ngo Umusundiyata ni umudayimoni witwa Musundiyata yego witwa Sari wasaja n'uwitwa Vakusente nk'ubu ufite abadayimoni batatu yose njyewe mfite Vakusente uzikora umudayimoni w'inyatsi utunga amafaranga ukakubwira ngo va ku mafaranga nyine Vakusente va ku nto abadayimoni b'uyu ni batatu mu Sari wasaja rero yewe nawe niyo ko ndigabo nta muntu wamvugaho ndi icyamamare naba element barazima oya kikala fukamasi mu bantu bansengera ntago ari mwe ko wasengewe nukuri kw'Imana sigaye yarakijijwe ntago mu bantu bansengera bishigikiye ko usengerwa na Noheri nukuri kw'Imana ntago wafata amayibobo nkingi ukumva ntago wafata amayibobo nkingi ngo ngira nsengera uzapereza kugusengera byo nawe bwawe ubona ku ipantaro nziza cyane inkweto ariko ni ikinyusi ndababwiye abanyarwandakazi hanyuma akaba imeze neza cyane banamwita Kayusi tuguhaye ikaze shana nko kazi bika isaki hari imbwa zimoka ntago zijya zibuza imodoka ari komeza kugenda kabone niyo naba afite ikinyusi ahubwo akwiye kubura umugabo wo gukama imwe muzufite udafite ibinyusi yego oya nagusabiraga reka mbasuhuze cyane bya Yesu amahoro Imana akomeza abaye namwe ku bantu tutayiherukanye no ku bantu bagenda baducira imanza batwiturira imivumo yewe urebye ndakomenda ndashimira Imana nta mutima mubi kabisa uko nibyo abantu murakuzi nyene ni bya bindi byanjye sibyo hanyuma Kayusi wambaye rinete nziza cyane by the way first of all wambaye rinete nziza nibyo ubonye se byiza ariko rinete nziza wambaye ziriho akantu kerekana ko ari nshyashya wewe wambaye ibicaba ryari wambaye ibicaba imyaka ingahe ko wowe tukuzi wewe sibyo mwe muretse natwe dusuza abantu nta kibazo niyarara abyirwa toragura ibikopa bigurisha n'ibikurudumu Noheri niwe mbwira aha twagiye mama nawe suza abantu badukurikira murakoze cyane kudukurikira hano kuri zino channel zitandukanye kuri STR TV show na Laurentine TV show na Noheri artist TV show twishimiye kubana namwe murabona turaba mama batatu bameze neza turashimana harimo bamwe nkanjye ndi umusingo wa madande umumama ubana ibyo ubwo Kayusi katungo baza bigenze gute nta mugabo ngira ariko nubwo nta ariko se harya ngo nitwa mama Libere nitwa Libere uramutse ukangutse ugasanga uryamanye na Kayusi mu buriri cyangwa se ugasanga Kayusi n'umugabo wawe wabyifata mute sinjye kubabeshya nabyuka nkatokesha mu izina rya Yesu abazima kubera iki watokesha rero nta sukuvuga ngo ni mubi oya mva icyo nshigiyeho yego physical appearance yawe nago nyikunze kuko urabona
nk'ibyo bintu washyize mu mutwe by'amatentire nge ntabwo nkunda abagabo bashyiramo ibyo bintu njyewe nyine urambajije mureke mbasubize munagira emotion ni yes ubu reka mubaze we nupfumuye amatwi ndayapfumuye ko ndi no ku umugore mukondo nupfumuye mwambaye ishanga oya ntabyo bintu wabyo nibo bazanye ibintu by'isebanya reka nanjye ntabwo turi gusebanya ariko turi kuvugisha Laurentine nawe ni banza wenda kwibikira ukora ukamukuza wabyuga tokisha abazibi abato ndaje yore hano nako turi mu rusengero abantu Laurentine murakoze ni Laurentine TV show ndabasuhuje bakunzi batukurikirana ku munsi nizere ko mumeze neza n'abatameze neza muramira neza ndabasuhuje ni Laurentine wanyu rwose ni ibisanzwe hano turimo turaganira hano hari Esther TV na Laurentine TV show na Noheli artiste tubaye ikaze murakoze cyane rero ngiye nkuko mumenyereye uyu wakimyewe n'ababyeyi ndi umumama wemiyemeje kugira abari n'abategarugori inama umumama ubakirimye mu rubohero ndi umumama wemeje kuganira n'abantu bose b'urubyiruko biyemeje kugira gute cyangwa bafashe umwanzuro wo kurushinga turi timu nini rero twabuze tutereka tuhashyushye bambabare ntibakonje cyane Kayusi umeze ute harimo abantu bakoreshwa n'ibyo kunywa ariko kuko ibyo kunywa bidahari ntibavuga ariko reka mbabwire je nta rwango ngira mu mutima wanjye wapi gusa nkunda ko yavuga nta mwanga ngewe none imbwa imotse nawe iramoka se uramoka ese kugenda uteragura imbwa zose ubonye ku mihanda siko guti gihese niko kwikiza umwanzi ntabwo imbwa zose zizerera no ku mihanda wahora ufata ibuye ngo utera rero ntekereza ko umuntu wese umvuga nabi nk'iyi mihanda aba ari fake sibyo ni siko bimeze noneho shangazi yumiwe n'izina rye yasoje ikiganiro yarusha gute shangazi yumiwe shanga kurura iminota ikiganiro kibe cyiza ariko kimwe kwihutisha ibiganiro mwe ko mukora birebire mwatuje niba ari cyo ndi muntu tukagikora kikaba cyiza kikaba kirakira yageze nako reka romba sezereye yari Kayusi wanyu muzi kandi mukunda kudana imbwa byorora imisega ntekereza ko nuwanze kupfa yaze mu nda ya nyina cyangwa wende wanze kuvuga yaze mu nda ya nyina so ngewe nawe nahi wabo ndiyizimiza kanicura kandi ikindi cya kabiri ndacyari sereri mu mitwe yanyu sibyo ntago nteze kuzabava mu mitwe ndacyari mu bitekerezo byanyu mwihangane nuko nge nteye gahunda nuko ziteye sawa namwe akira nimufate bino bintu akira Kayusi sawa urakoze kanyu none suba byarangiye ntayo kibonye Noheli ntabwo ari yarakijijwe nese si ubijemo ubwo nyine wamukunze umugore nk'uyu utujuje uretse kuko afite igipangu rero niyo mpamvu utagiye kumutaka igipangu none se hari ikindi ugendeye mu byuze ntabwo tujya mu bintu byasenya ko kingi utamvuze ase ubundi gusa abantu batari bazi Noheli uriya mugabo bita Noheli twasangiye itabi twasangiye inzoga twasangiye oya buretse nyine yarakijijwe ndabyemera nyine warakijijwe ankosora gute ariko uzi ngo njya mu ndusha hip hop naririmbanye na bano ba Pagisoni na bano ba Fireman na banyakwigendera ba Jay Polly wazu nkangisha abana bakivuka wewe mu mihanda najyaga mpura n'imbwa ariko umusimeyo n'umusega aha nawe uri umusega kazi niba ndi umusega nawe uri umusega kazi oya naribi wewe umujyana mu tuvugana uriya Noheli aba yita kingi kandi kwigira kingi umugore wamutunga wangegera wese wamutunga wambaye ipantaro bicikaguritse nk'amayibobo yo ku mihanda genda gute se genda guse yayihawe n'umugabo wa Siya iburayi inde Noheli se iriya nkweto yabaye yarayitoraguye hano ku Kimisagara se yabaye yarayitoraguye hano ku Kimisagara iriya nkweto ndiye mariko yamuhaye n'amakote erega Noheli kuva na kera yambaraga neza ntago ari ubu ngubu sibyo ahubwo ikibazo nuko nawe yigira kingi yigira kingi ni imihanda wagiye ku mugabo wa yaje hari umugore yakunze arangije amukubita indobo arambye ati sinjya mbana na mayibobo
rero niwe yanangiye natuze mbuhe ako ukunda abagore babandi kuyu nguyu afite umugabo uramukunda nkandi yegora uyu nguyu akundana n'uwabonye wese aba yumva nawe yagushimuta kandi mukanya hari undi mukobwa ari papa nomero ze harahiye nageze aho ngaha Noel nawe urashagaraye Esther yagutunga ubuzima bwe bwose bukazarinda bukurangira anungisha iki maze reko bawicaye kuri kamera no kweresa anungisha iki oya nawe urabesha nta muntu utunga umuntu nohe oya uko naguhengetse ariko reba kayusa umuntu ugura rinete cyane akarekeraho karakana yegora ngo babone ko ari nshyashya nanjye numiwe nanamugenga gakureho yabyaze kayusi nawe uri umuturage rubwo nanjye ndiwe muri mwebwe bikumva wewe wanunga oya buretse wazi oya kugutunga wewe wanunga uretse no kugutunga nakubyara bazi gutije uraza kunyuza gakureho oya byihorere mani mu mamahoro muri chipu mumenye ko muri no hasi umuntu utinyuka guhangana nanjye ubu aba yabaye n'igishorogwa kugenda nababwize n'ukuri narababwiye mw'abantu ubundi uhanganye n'umusazi ze kunyita umusazi iyo uhanganye n'umusazi nawe uri umusazi iyo bavuze ngo ladies and gentlemen ba mama n'abagabo ba mama namwe ba papa niwe babashije ntago wari uvuze ngo iyo babashije ntago nambaza ikindi mbese ubundi we warize none kundi kukubaza se wewe nta rwego uriho rwo kukumbaza wewe ngo ngusubize kuko naba ndi kwitesha agaciro ahubwo we nawe reka nkubaze oya buretse ngo watari doing ngo nago umuntu wize mani uyu mugabo ntibamuntumye ari kugufatiraho furi ngo ladies ngo gentlemen ariko umugabo bamwita igishuba zikora uzi nuwango ntago ngiye shaka kubivuga kuko ntago ndi mwirushanwa ikindi cya kabiri hari ibyo nagiye mbazwa birenze w'ibyo uri kumbaza to wafujo madafaka noneho nanjye amakayi yararemeye we urashaka kuvuga n'icyongereza se ibyo se ko ariko kazi nkora hari ubwo wigeze ukimye ubyibuze ngo ucumwe muremure ku buryo urishira metero ngaho nyumvira wenda shaka gusobanurira ubwo se nagusobanura ko tutazi n'ibyari imye Yesu ubundi urayize genzi ko yamyo bakubuza ku mihanda ntiwumva se ntabyo uzi nyine arayizi nyine si umubyeyi se reka dusobanurira imyenge ni bwoko ki genzi ko ari yabakubuza aho ku mihanda none ibyo uzi rero ni ibyo bifate gutyo ariko reka mbabwire jewe ntago mbabesha uyu muntu mureba ngaho uyu nguyu si wavuze ngo twiyubahe birangiro wanyisa umuzimu wanyisa umudayimoni ariko ibyo ngibyo byaranye oya ngiye ntago nkunda n'abagabo b'abasitari none se reka mbaza ugaragara inyuma gusa ntazagisigama amafoto se urakomeye byatari shaka uziko ari kunkaresa uziko ari kunkarakora uziko ngoze mu mutwe nkumva birashushe oya ugisigama amafuta kubera birakomeye uziko ngoze mu mutwe nkumva ndi gukirigitwa mani mbabarira iyo myeyo nge namye ngira uzayishira abagore urayizi se nese si untu banga urayica ubwo nyene ufite ukuntu ushimyeyo ese kujya mu ishyamba shangaza acimyeyo nanjye ndabizi ari abantu bega umusatsi mwiza we ariko waretse kungakora mani ubundi ushaka iki kuyi misatsi wewe uri munini sinagushobora nkunda abakobwa bari size n'abandi bato nkaka ngaka nkanje mane utese kandi uyansebeje kavuga ngo ndi umuzimu ngo yabyuka kirukanga ngo asanze turyama oya njebye ntabwo nakwemera iyo ni brage ikibazo ni imisatsi none nanjye ntabwo nkunda umuntu w'umugabo ufite ibintu nk'ibyo ngibyo pe by'amaheri naraburetse ntabwo bikora yego naraburetse ntangira ubuhamya oya yaraburetse duherutse no guhurira muri church yari yaje gusenga ku rusengero rwacu kuri Zayoni tempo mu gatenga pe yaraburetse ntagakira umutinganya urumva atangiye kugendamo neza mu bantu basenga oya none se ukeka ko we byarangiye na n'ubu turavugana next time wenda twahuza nta mutima mubi gusa ikintu ngiye mpamya cyo nuko uyu ngo yari ingaragu oya uri ingaragu byose ni kimwe uri ingaragu byemere ko aho bagiriye iwanyu utabyara nako warabyaye narabyaye uyu nguyu we Rolantina uyu nguyu we ikintu tumuziho ni kimwe ni igike ntacyo mvuze nzakivuga ejo
nase kari umumama ngaho kivuge Valentina uyu ngo arashwana bya danje uri arasererezanya cyane ahubwo uyu nguyu bazamushakira akazi ko guhora asererezanya cyane ahubwo nagira ngo ndamuserereza kumurusha nagira ngo tumuhera muzamure amushyushye kabisa muri imihanda niwe muntu wa mbere tuzi ushyushya abantu ariko none sinamushobora ariko nanjye noheri naramutiye ariko reka nkubwire mwana ndahera kuri wowe ndakumva cyane guteza amatwi runo rupangu runo ruguru n'urwo indesi ariko Esther ku kivuga Valentina akuze ibintu ariko reka nkubwire ndonda karere naga ari byiza wese kubivuga uri umushi nagera nyamasheke kukabeza nukuvuga ngo ibintu ari kuvuga ntago ari byo none ntago namushye abashi n'abashikazi ntago rero noheri mwe muramwitiranye noheri ntago yagufata gutya ngo gufata guserereze nta kindi kintu mugize gutema upfa oya nta none se aguserereza cyangwa gusebya bajorokone yego rata ukaba wakenera akaganiro ugeze guhitinga ikarangira ukaba umeze nk'igikatsi kimwe bakamuye sha ariko noheri rero abarimo no kuvugira no mu bigani ariko utwo nawe bari kuvuga njyewe bose bari ngaho hiti yawe se yararaje ntabwo wari kuvuga wowe cyahitinga noheri ndamuzi aravuga ngo uzi kuba ngo warigeze uhitinga ngo nyuma yaho ukabura igikatsi cya kindi bajugunya muri puberi none se uri igikatsi reka nkubwire uzi impamvu bivuze gutyo agikora intro mwabyumvise yamwe ngo nambaye ngo inkweto kinyusi kandi mu by'ukuri noheri ndamuzi cyane twaturaguranya ibishara tutaragurana utukopo nuba ngo uretse ko twahore mu mihanda icyo gihe ahandi hano nziranye ariko hahiseho umuntu nimukahavuga ntabwo naho wabereye mu cyangwa turagura ibishanga ariko urabyemera ko wikoreraga ibitoki wabaye mu karani urabyemera ajya nabivuga wabaye mayibobo na n'ubu ngubu rero n'ejo ushobora kubona mayibobo oya ahahiseho umuntu ntabwo bisobanuye ko ese ko umuntu apfa umuntu uko avuka agapfa reka simba imwaturiyeho ahubwo nuko ubuzima bwahinduka tuganire kandi ibintu tugendana wowe wikwitwara nko muri cya gihe cyawe cyane kiriya gihe cyarahise ubu turi kureba abacitafu igihe cya kayusi yakoze ibintu bikomeye abantu baramuzi cyane pe baraguhaza babaye nk'igikatsi barakujugunya ni cyoroshye kuvuga oya ariko yaratahindura content ubu yahinduye content ariko ubu kayusi asigaye yarakijijwe ntago kayusi wa mbere ari we wubu nawe umenye utaza hano narababwiye utaza hano babari uvanga oya banyarwandakazi hari igihe umuntu ahitinga akagira igihe agaturendinga akagira kure hakaba n'igihe umuntu akubitwa hasi uri kwa kayusi ninde wapfukamye uyu munsi bamumenyeho fata ngo bamuhagije ni kayusi ninde muntu wahitinze uyu munsi ni kayusi ninde muntu wasabye imbabazi za buri munsi ninde muntu bakubise ibiti kuri kamera ni kayusi bana ntago babizi tutabizi wisize ibyondo ni kayusi wahetse ihene ni kayusi ibi bintu ngomba kubigeza hahandi ngomba kubigaragariza wa wundi bino bintu ngomba gutanga raporo ni musaza wanjye iyo umuntu burya muturukano hamwe